amashira kinyoma yego amashira kinyoma ikurikire amashira kinyoma. nyine mwakoze cyane kuba mwaje kugusura bitweretse ko tuzahora tubashimira cyane bitweretse ko mutwitayeho pe tutari twenyine. Aha ese twareka kubita muri ibi bagoye byo kubura umutima Shaive mubera we kunyibutsa ababyeyi bacu tugira uko tutamenye papa yapfuye tukiri batoya ngo aturere tumenye urukundo rw'umubyeyi we data none na mama aragiye. Sani mwihangane pe mwihangane nk'uko bigatuma natwe turira gusa ababyeyi banyu nubwo badahari tuzagerageza kubabera nk'ababyeyi banyu nubwo bose tutabasimbura gusa mwihangane turumva akababaro mufite pe. wabura n'iki kariya yamwishe byambabaje kuko tugerageza tunamubona. Sani mwihangane pe aho rero ibyago ariko mwihangane nta kundi tubafasha mu mugongo turi kumwe. gusa ubundi ubu tuzashobora kwiga tunibana twenyine mana ubu tubaye abandi koko. ariko Dante iriya match ya n'imvura yakibisha De Bruyne yacenze abajama batatu nabo wakubwira pasi yatewe shadusa yarabete kugira amacanyanya njye na betinze uziko nawe naje nari mwa wewe ikibureke n'ikigero namurikire mwereke nawe yumva sigisaza umva nshuti zanjye nari nzi kubwa akantu keza ye baba we Dante umva mvuye guseka ariko ndafashirwa no kuri kwimana avuga uti haleluya hari umupasiteri yabwirizaga agahanura ubu none uri mu mavuta yo mu ijuru uri mu mavuta ibyawe nibyo gusenga umva man tube tubitse ahubwo igitekerezo kizima murabona imyigire yacu iri hasi ngende igarona ndagerageza murabizi gusa ari ikintu natekereye
ndashaka ko twajya dukoresha buri mari akaburi ako kantu nta gake noneho tekereza ko kuwa gatatu umujama twari turi kumwe hano hepfo mu gasayi arambwira ati buri ukoresha amasomo agenda fresh akaburi nanjye turi kumwe kaye wasanga naza kaye mikaba katanayizi buri ndayizi ndiki mumbwire ko munoga muzanye imana y'u Rwanda iki rero imana yive turi kubona igihe twari dufite kirimo kirangira ni mwihangane nta kundi muzerekeze ubutaha turi kumwe kandi tubahoza ku mutima murakoze cyane gusura umwanya urarangiye reka tunerekeze nta kibazo yive cyane mwihangane nyine nta kundi tujye guhangana n'ubundi twebwe turi babiri turi bwiherekeze nta kundi ariko musigare amahoro kandi mwakoze kugwa buri kimwe cyose mwakoze kudusura kandi muzagaruke sango duheza abashyitsi musigare nk'imfura vuze ku mana yo mu ijuru nsenga waje ukamanukira aba basore b'urubyiruko urumogi umva twari inshuti ariko mbakarabiye mu maso ndagiye nimuzongere kunyita inshuti ngiye nzajya niga ntakoresheje urumogi mu nkore mu nshuti zanjye kadaje mane kanidaje ubundi n'ubwa mbere umvise ko iyo umuntu kimwe cyanze afata ikindi ahubwo mane ugiye kagwibwira kandi ntabwo twakoreshaga sisiteme yo kujya tubyuka mu gitondo tukajya kubanza kwinywera akagage aho mwapfiriye kumwe namwe ikigage koko ako uyu muntu uzakizwa ugeze rya ibintu by'ubupasiteri bibanze bigusohoke mu ijuru niho nshaka njyewe wananyumva gusa mani ibyo bintu turabipanga neza uyu musenzi amaze kugenda nabanza agende kuko n'ubundi yazaturabuze yabibwira masterman umushenzi hayinyado umva mwisamye mwasanda n'ubundi mwabivuze nzabagendaho ntabwo nshaka ko mujya mu bintu by'ubwenge mbarira dore ukuri kw'Imana njyewe njya hehe se ubundi se ugenda ujya hehe ukajya mu kageraho nzongera nzanumva ari n'umuntu mu kagera nzagupfuye umusatsi nasinye yuko njyewe ukuri kwanjye nzashira ingurugu nzu nkiringaki nzabivuga nzabagenda reka nigendere ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo wibeshye usanga ayo mani singagize bakubwira ugira ngo hari iyindi bakubwira niyo ugahita ugenda shi vipi brother afite mbona ufite ibintu byasibaga bimeze bite shanga ibintu mba ni sawa ariko imbere aho rwose n'ingasire zageze ku rwego rw'inkokorwa baji wanjye wallahi ko numva urimo uganya ibintu byo kuganya kandi bizi neza ko imibare wayitsinze na computer akaba ari uko none hagati aho ikibazo cye sha urebye ku masomo ho ntarebe pe kuko indangamirwa ifite uburezi bufite ireme ikindi kandi ufite ikoranabuhanga kabuhariwe kandi unyumvire niba si ibyo byose byujuje urumva nsanze urimo uragana ufite ibibazo none hagati aho ngaho ufite ikibazo ubu nsanze aha ngaha ndimo ntekereza aho urubyiruko turimo tugana bikanshaka usikwa mukobwa muri Fiona twite Fiona aratwite baji wanjye wallahi ubwo nibwo kibimenye uva mani uriya yabaye ntiyakuba kera uriya yamubanyonzi yamubamotari uriya we ntiyamenye ariko rero ibyo byose biba byarabaye tugomba kurwana kuri bashiki bacu tukanabitaho kandi unyumvire abantu nkamwe simba bashaka nk'amanota yanjye tubitaho iki ahubwo wowe umukobwa umeze nka bwenge ashaka yuko uriya mukobwa wabanza ukanika amakuru ye neza ukareba ukuntu uzaduhuza kuko uriya mwana mwanditse nkabona abigwamo fureshi ndamukeneye ikarabo nta wundi mwana
ahubwo uri murongo ntushaka kumutera inda nawe kumutera mudamuterera ikimana ibyo ngibyo umuntu yikorera ibyo ibindi bikazana rero niba ari ukumutera inda umushake rwose simbigushyigikiye pe abizi twabanye kera kandi ni nk'umuvandimwe none se mani buriya kubaho njyenyine byagushimisha rwose ntakubeshya kubaho wenyine ntibyanshimisha ariko ari ingeso ng'umushake rwose ndabikubujije oya ndakwijeje nta by'ingeso mbi ahubwo wowe gira inama z'ukuntu twamubona kandi ndabizi wowe wabigiye ntabwo byatera inama rero ngiye kukugira ni iyi mbwira nyine iyo nama ufite ubundi turi kure twajya kureba ko hari ibisa camare ubundi rero inama nakugira rero genda rero umutito bita ubwenge kuko yigaranya kabo amikugezeho upfa kuba utazamera nka ba bandi ushuka abana nka bariya cyangwa uzamutere inda n'igikwereka ubwenge noneho ukuntu bimeze zimfashe njye kureba hari ibisa nashibani turasura ntaribi ariko bwenge n'ubwenge bwawe butari hano hasi utekereza ngo ahantu biri uri mu biki cyangwa ko ndimo kutegeza akarabo cyane cyangwa bwenge cyangwa ikitesi cyangwa iki nimba nimerewe gutya ndimo ndafata ibyo nize ndimo ndabiboroga hari ikibazo kibirimo cyangwa wandebye imbere hari ikindi kibazo kibirimo baraye wiga se unamusoma bwenge mbwiza ukuri ko usigaye ukunda akarabo karese mbabonye ndimo ngira ngo ibyo hari ikibazo kibirimo cyangwa gusomana musobanura ikimenyetso cyo gusomana mu muryango w'iwacu twagiraga igikorwa cyo gusoma inyamaswa imwe urumva tukaba tuyisezeranyije yuko izajya iturinda cyangwa mbonye amahirwe yo gusoma kuko ariyo kana njye ntabizima nubwo ntamukunda nasomerwe bwenge bwiza urabizi turi inshuti aho mbwiza ukuri mbwiza ukuri niba usigaye ukunda akarabo ngewe nicyo nanagufasha ese mbwije ukuri nkunda akarabo kandi ikindi mba numva twahorana iteka ryose akambura iruhande mbese nyine akambera akarabo k'iroza ariko ayo mahirwe ntabwo njya nyagira kamubwire bwenge karabo yarambwiye yazanywe no kwiga apana gukunda ubwo rero sinzi ibintu biri bukijemo kugira ngo mbere kumukunda hanyuma se njye nazanywe no kurinda hano ngaho gukundana ntabwo ari ibintu biza bikiyomekaho nk'uko wiga ka gasomo ka bita horusera ahubwo kuri ibyo ngibyo wangira inama mbamubwire bwenge ikibazo cyawe ni iki ikibazo cy'abasore ni iki niba ukundanye n'umukobwa ikintu cya mbere mwumva ni mu buriri nyine ese umva njyewe mbanze nkubwize ukuri nimba nkunda uriya mwana byo mu buriri nta pare reka nimba mukunda ni ukumukunda nkajya mufasha kwiga asigaye ubundi tugakora mapenzi na upendo kwa sababu ya hivi ubone shanse kabisa ahubwo se wangira inama rero ubwenge reka mubwire ngira inama izagufasha kugira ngo uzagere kuri karabo sibyo teguye kuntega amatwi nta kibazo cya mbere karabo ni umwana umunyeshuri ukunda kwiga ndetse cyane wowe genda umwiyegereze umugire inshuti urimo kwiyumva ariko kumwiyegereza ibyo ari byo gutya gusa ubwenge wagiye ugabanya ntabwo ari ngombwa kumwiyegereza ugomba kumwiyegereza n'ubu genda umugire inshuti yawe nubona uhari ku kibaho hari nasobanura kubona ko yabyinjije genda umwegera umusobanuro uburyo karabo inzira ni iyi byari guca mwaka ibyo wabonye atumvishije neza niyo mwema atatamubashije genda umwegera umusobanuro ikindi kandi nabonye mubana no muri club yo kurwanya inda zitateganyijwe mubanamo arahirya amasaha agera
karabo tugende muri karabo mugera muri karabo twegerane nibwo turi bubyumve ugomba kumugeraho kandi hafi maze mubwira ugiye kujya agenda mu bembe mucurangire mfite n'impano zitandukanye ucuranga se ucuranga ikijya nakubwiye n'ibyo oya fako winge uzaba urakoze cyane reka dukomeze amasomo twige n'abindi buriya ziriya gahunda yanjye ngiye kuzikurikiza mu bebe njye ngenda muganirize mufasha kwiga igiswahili ako bwenge gakoze ugira ubugambo bwinshi uzajya ugabanya ubwo bugambo uzajya uvuga gusa no kumuririmbira ntabwo bizajya bishoboka uririmba se uririmba icyo ubona ko ibyo bizaza nyuma mwamaze kumenyera cyabaye kabisa Mr. Bwenge, esa, mutesini neza. cyane neza nawe Siyoze niba mbivanze mu kiganiro. Habaye cyose. Sanjare Imana. Ariko hagati aho wenda gushaka. uranshaka Ese mbibuze umukobwa ntarebe nimba mwisanzura. nta kibazo nta kibazo Bwenge rero igikombe cy'uko kutsunikira. Warabe? Naguyemo umurigana kandi nawe yari kiza ntacyo kibaye. Ese wamwumva mbajya mu Nta kintu. mva kwajya kuvuga ati nta mushinga agiye kumushyira. cyangwa ngo mubwire jisu bwenge ndamwizeye pasi arayita pasi ntarimo oya njyewe ni cyiza cyanjye nanjye ntabwo ndimo ndiba mbona minsi nanjye ngiye kumugira noneho rero mwana ukamutaha ahubwo we ndibirwa no kumubwira Ahubwo wenyine uzamurumva. Ninde se wowe? Ninde? Uzanyenguye Bwenge. oya mbwira wowe ninde Nakarabo Mana. winde Kibazo Ay, 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 ay.